Nongeye kubasuhuza nanone mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Bushize twarimo tuganira hejuru yo gusenga guhindura ibihe. Ngarutse rero uyu munsi kukubwira ku nzitizi z'amasengesho cyangwa inzitizi ku masengesho dukora. Burya ibintu byose tunyuramo bigira inzitizi zabyo. Reka ndarike Mwuka Wera kugira ngo abane nanjye aya magambo tubashe kuyaganira neza nk'uko Imana yabinganirije. Data nguhaye icyubahiro, nanone ndagushimiye yuko umpaye amahirwe kugira ngo nganirize ubwoko bwawe. Ndaritse ijuru kubana nanjye kugira ngo ibi byahumetswe nawe mbashe kubivuga mu bushake bwawe no mu mbaraga zawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Twarimo tuganira ubushize ku masengesho cyangwa ku gusenga guhindura ibihe. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku nzitizi ku masengesho cyangwa inzitizi z'amasengesho. Ndagira ngo nsome mu gitabo cya Yakobo cyangwa mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3, nongere njye muri Yesaya 59. Biravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Reka njye muri Yesaya 59 umurongo wa 1 n'uwa 2. Biravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga kubumva. Imana itubabarire. Bene data, nshuti z'Imana, turimo tuganira aya magambo. Nababwiye hejuru yuko ugusenga ariko konyine kubasha kuritura imbaraga zitagaragara. Mu gusenga ndagira ngo mbabwire ibintu byinshi biduteza ibibazo muri ubu buzima ni ibintu bitagaragarira amaso. Urugero natanga rworoshye, turebe ku muntu umeze neza ufite amafaranga. Yagiye gukena ntabwo amenye uko akennye, ntabwo amenye uko akena, ntabwo amenye uko ubutunzi bwe buri gushira. Azasobanukirwa ko yakennye igihe icyo yifuzaga atakibashije kukiha. Urugero ni urwa wa mwana w'ikirara wataye se, akamubwira ngo mibyanjye kuba munsi y'umutaka wawe birandambiye, ndashaka kwigendera. Ngo ibyo arabigurisha ajya mu gihugu cya kure. Agezeyo ariryoshya, aranywa, ararya, arasambana, ashiduka umutungo we washize. Imbaraga zitagaragara nizo ziturwanya. Abandi barangana, ukumva umuntu yapfanye abandi, nta kivugana n'abandi, imiryango yaranganye. Kubera iki? Hari imbaraga zitagaragara. Niho nababwiye rero izi mbaraga zirukanwa no gusenga. Izo ntabwo ari zo nindaho uyu munsi. Ndashaka kuvuga ku nzitizi zo gusenga, inzitizi z'amasengesho. Dusomye ijambo muri Yakobo ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Mu bundi buryo dusenga Imana nisubiza amasengesho yacu kuko twayasenze nabi. Ushobora kumbaza ngo se gusenga nabi ni gute? Gusenga nabi ni gute? Nibyo nshaka kukuganiriza mwene data. Abantu uko mbona basenga, insengero ziba zuzuye, abantu bari ku misozi, abandi biyirije, abandi bakoze ibishoboka byose. Kubera iki Imana idasubiza abantu? Ese nuko badasenga? Oya, barasenga. Ese nuko batiyiriza? Bariyiriza. Nuko batajya mu rusengero bagaterana? Bajyayo pe, bambara neza amakositime, imishanana n'ibitenge byiza n'amapataro meza n'amajipo meza, bakajyayo, bakajya mu mamodoka yabo. None kuko itabasubiza? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo basenga nabi, basaba nabi.
Yesaya abigezeho arabihuhura, aravuga ngo ugutwi k'Uwiteka ntago kwapfuye, n'amaboko ye ntabwo aramugara ngo ananirwe kutwumva, ananirwe no gukora. Aravuga ngo gukiranirwa kwacu, ibicumuro byacu, ibyaha byacu, ingeso zacu, bya bindi dusengeraho bimeze nk'inkovu z'ubushye, bituma Imana itadusubiza. Birashoboka ko ariyo mpamvu urugo rwawe rutaratungana. Birashoboka ko ariyo mpamvu abana bawe kugeza uyu munsi bakijya mu ishuri bakaba banyuma. Birashoboka ko ariyo mpamvu wagerageje kugira ngo wikure mu bukene byaranze. Birashoboka ko ariyo mpamvu ahantu hose usabye akazi utahamara kabiri. Hari imbaraga zigutsikamiye kubera iki? Ibyo ukenyereyeho, ibyo wambariyeho, ibiri mu mutima wawe. Biravuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Yesu ashimwe. Ndimo ndakwibira amabanga, ahari Imana nawe ikumve, ikuvane muri ibyo bibazo urimo. Uzi ijambo Yoshua na Kalebu babwiye Abisiraheli igihe barimo bitotomba intumwa 10 zizanye amakuru y'incamugongo bavuga ngo bibonye nk'inziga imbere y'Abanyakanani, barababwiye ngo mureke mwebwe nimugomera Uwiteka, ibindi turamusenga, iyo tumusabye aratwumva, iyo tumutabaje aradutabara. Nimugomera Imana, nimukora ibyangwa n'amaso ye, kugira ngo atabima amaso akabima n'amatwi. Ndimo ndavuga ku nzitizi z'amasengesho. Inzitizi y'amasengesho ya mbere ni ukutagenza cyangwa kudasenga uko Umwuka ashaka. Kudasenga uko Umwuka ashaka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki mu gitabo mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 22 na 23. Yewe nushaka kugenda ku 24, ariko ijambo nshakamo biravuga ngo igihe kirasohoye, ndetse igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ni ukuvuga igihe cyose usenga isengesho ritari isengesho ryo mu mwuka, ntabwo Data azaryumva. Kuko Imana ni umwuka, n'abamusenga bakwiriye gusengera mu kuri no mu mwuka. Uku gusengera mu kuri no mu mwuka ni ukuye, ni ugusenga uyobowe n'Umwuka Wera, ni ugusenga uyobowe n'imbaraga z'Imana. Kuko Mwuka Wera ni udufasha, ni utwigisha gusenga, ni utuyobora mu kuri kose. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abagalatiya ababwiye ngo muyoborwe n'Umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Igihe cyose udasenga uyobowe n'Umwuka, usengera mu mubiri, usengera mu nzangano, usengera mu maganya, usengera mu gahinda, usengera mu mafuti. Mwuka Wera niwe utuyobora uko tugomba gusenga. Iyi ni inzitizi ya mbere, kudasengera mu mwuka cyangwa kudasenga uyobowe n'Umwuka Wera. Narimo ndeba indi nzitizi ya kabiri. Inzitizi ya kabiri tuyisanga mu gitabo mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 21 umurongo wa 22. Avuga ngo kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa. Ni ukuvuga inzitizi ya kabiri ni ukudasenga n'ukwizera. Kudasenga n'ukwizera bishobora gutuma utagangara, ugasenga umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, ariko icyo wasengeye utarakibona. Kubera ko icyo tutizereye ntabwo tuzigera tukibona. Imana ishimwe cyane. Icyo utizereye ntabwo uzakibona. Abantu benshi barasenga ariko ntabwo bizera. Abantu benshi bakurikiye Imana ariko ntibayizera. Hari uwizera ko yakiza umutwe ariko itakiza sida. Hari uwizera ko yamuha 10,000 ariko itamuha miliyoni. Imana yanyu mwarayiminimije, mwayishiriyeho imbago. Nyamara Paulo yaravuze ngo ibasha gukora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Kuko uri Imana,
kwizera ko bidasaba amafaranga, ko bidasaba icyongereza n'igifaransa, ko bidasaba kuba uri umunyaburayi cyangwa umunyamerika, ko bidasaba uwo uri we wese, waba umwana, waba umukecuru, waba umugabo, waba profesa, waba dogita, ufite kwizera Imana irakumva. Kudasengana ukwizera, Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, kudasaba Imana uko bikwiriye kubera kuba nyamwigendaho, kuyoborwa n'amarari, kurarikira. Irari ry'umuntu rituma isengesho rye ritumvikana imbere y'Imana. Uzi impamvu? Kuko ujya gusenga ariko imitima wawe ufite ibindi urarikiye, kandi ibyo turarikira ni ibidutandukanya n'Imana. Niyo mpamvu biri tubwira ngo reka Imana iganze umutima wawe, ibindi byose ubibone nk'amase, ubibone nk'igihombo. Inzitizi ya gatatu ni ukudasabana impamvu y'ukuri. Kudasenga ufite impamvu y'ukuri ituma usenga. Cyangwa iyi ngiyi ni ukuvuga ni ukutita ku bushake bw'Imana. Ni ugusenga utitaye ku bushake bw'Imana, ni ugusenga udafite impamvu ifatika. Aha ngaha niho Yakobo yanditse ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Dukwiye gusaba tugendeye ku bushake bw'Imana. Ese ubushake bw'Imana, reka mbabwire bene data, ibibazo waba uri kunyuramo ugomba no kumenya ubushake bw'Imana muri icyo kibazo urimo. Hari abantu benshi bari kunyura mu buzima bwo kwiga kubera ko bananiwe kumva ubushake bw'Imana, bananiwe kwemera kuyoborwa n'Imana. Imana ikemera ko banyura mu bibazo bituma biga, ariko n'uyu munsi baracyarira. Aho gusaba gukura basobanukirwa ubushake bw'Imana, n'uyu munsi baracyasaba ibihabanye n'iby'Imana ishaka mu buzima bwabo. Inzitizi ya gatandatu, kutihangana, kunanizwa n'ibirushya, kurambirwa. Imana ishimwe cyane. Kurambirwa. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 18 umurongo wa mbere, Luka 18 umurongo wa mbere, Luka 18 umurongo wa mbere, Bibiliya itubwira neza ngo bacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu utubahaga Imana niyubahe n'abantu, ariko ngo haza muri uwo mudugudu harimo umupfakazi wamuramukiraga ku muryango buri munsi amutitiriza akamwirukana, ariko uyu mupfakazi ntiyigeze arambirwa. Abantu benshi barimo barajya imbere y'Imana akiriza umunsi umwe asenga, ariko akumva ko Imana iri bukore uwo munsi. Narababwiye mu cyigisho natambukije havuga ngo gusenga guhagarikwa nuko icyo wasengeraga wamaze kukibona. Ntabwo ukwiye kurambirwa. Kurambirwa biratuma abantu badasubizwa, kurambirwa biratuma abantu bacika intege, kurambirwa biratuma abantu badasingira. Ntabwo tuzi igihe cy'Imana, ntabwo tuzi isaha y'Imana. Niyo mpamvu natwe tutagomba guhagarara. Ugomba gusenga ukamera nk'uyu mupfakazi, ngo uyu mugabo nta muhe yagiraga, ntabwo yubahaga Imana n'abantu b'Imana, ariko biratubwira ngo yaragiye abonye amurembeje, arabanga uyu muntu kugira ngo atazahora ndembe, atazahora nesha umutwe, naramwangiye yaranze, reka musubize kugira ngo nanjye amagahenge. Imana ishimwe cyane. Mwene data, hari ibyo washakaga wararambiwe, reka subiramo imbaraga, wicika intege, komera. Inzitizi ya karindwi ni ukutabana neza n'abandi. Kutabana neza n'abandi. Abantu bananiwe kubana neza n'abandi, ntibababarira, ntibihangana, ntibaca bugufi, ntibumvira, ntibagira bate. Kutabana neza n'abandi nabyo ni inzitizi ikomeye ku bantu basenga amasengesho yabo ntasubizwe. Mu gitabo cya Mariko 11 uze kuhasoma umurongo wa 25 no 26 aravuga ngo kandi nimuhagarara musenga
hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, so wo mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Ni ukuvuga igihe cyose ugiye imbere y'Imana usenga, ugomba kugenda udafitanye ibibazo n'abantu, wijyana imitwaro y'abantu. Hari abantu bajyana agahinda batewe n'abandi, hari abantu bagenda bikoreye abandi, bahora babafitiye umushiha. Ntabwo uzajya imbere y'Imana umutima wawe wuzuye ibindi wumve ko Imana izagusubiza. Inzitizi ya 8 ni ugusengana ubwirasi. Gusenga ngo utangaza abantu. Yesu arimo abwira abigishwa be, yarabwiye ngo ntimuzabe nk'abafarisayo. Muri Matayo 6 uhere ku murongo wa 5 kumanura kugeza ku 8, yarimo ababwira ngo nimusenga ntimuzabe nk'abafarisayo, musenga n'ubwirasi n'ubwibone. Oya, jya imbere y'Imana uciye bugufi, senga uciye bugufi, Imana izasubiza gusenga kwawe. Inzitizi ya 9 ni umuhati n'imihango ya kidini. Kutagira umuhati, ahubwo ibintu byose ukabikora mu kidini n'imihango. Gusenga ngo wereke abantu, gusenga kandi hakazamo n'ubwirasi, kumva ko ari wowe. Hari abantu muri ubu buzima bazi ko ari bo bonyine Imana yumva, bazi ko ari Imana, ndetse bikababuza no kwisuzuma mu mitima yabo kugira ngo bamenye ko bahagaze neza. Ibi byavukije abafarisayo Imana ko itabumva, byatumye Imana itumva amasengesho yabo. Bihondaga ku gatuza, bari abanyamadini. Ndagira ngo nkubwire mwene data, nujya imbere y'Imana kubita imihango y'idini hasi, jya imbere y'Imana nk'umwana wayo, kandi umenye ngo ntagubereye, ntagubereye. Abafarisayo bari bazi ko agakiza ari akabo. N'uyu munsi hari abavuga ati ni twebwe abasenga uyu munsi, abagira gutya, abambara gutya. Imana itubabarire cyane. Icya 10 ni ukutumvikana mu rugo rwawe. Ese wari uzi ko kutumvikana mu rugo bibangamira amasengesho yawe? Uze gusoma urwandiko rwa Petero rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 7. Aha baravuga mu bashakanye, aha baravuga mu muryango. Igihe cyose mu muryango wawe hatarimo ubwumvikane, hatarimo kubanirana neza, ndagira ngo nkubwire ko amasengesho yawe bizayagora kumvikana imbere y'Imana. Ndashaka guhinira aha, ariko utekereze muri izi nzitizi 10, nawe wenda wakongeramo izindi. Ariko uzirikane kino kintu, ngo turasenga ntidusubizwe kuko dusenga nabi, turasenga ntidusubizwe kuko dusenga n'ibyaha. Izi nzitizi rero zibangamiye abantu benshi, kuba Imana itumva amasengesho yabo ngo iyasubize. Ndagira ngo izi niba ziri imbere yawe, utangire ubwira Imana ngo Mana mpa imbaraga zo kunesha. Niba udafite kwizera, iguhe kwizera. Niba udafite kwihangana, iguhe kwihangana. Niba udafite kubana n'abandi neza, ubane n'abandi neza. Reka dusenge Imana. Data, urakoze kubwo kugira neza kwawe. Ndasenya inzitizi imbere y'ubwoko bwawe, zibabuza kumva, zikubuza kumva amasengesho yawe, zikubuza kumva gutaka kwawe, zikubuza kumva kurira kwawe, zikubuza kumanuka ngo ukemure ibibazo byawe. Izi nzitizi ndazikuraho mu izina rya Yesu Kristo. Inzitizi zo kutemera kuyoborwa n'umwuka, inzitizi zo kutizera, inzitizi zo kutihangana, inzitizi zo kurarikira, inzitizi zo kutabana neza n'abandi, Mwami ndazisenya. Uhereye umunsi basenge kandi ubumvire mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kumva gusenga, ikuzo nishimwe n'ibyawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibagirire neza. Ndabakunda.